Muraho yemwe, nitwa Riziki Chantal, none ndogenda garutse kuri channel ya Riziki n'ubundi Chantal, ariko mbazaniye ubuhamya. Mbere y'ibyo byose rero tugiye kubanza gusenga, ubundi ninjire muri ubwo buhamya. Navuga ko ari ibibazo nagiriye mu murimo w'Imana. Hari ubuhamya bwanjye mbere uko nabayeho nuko nakijijwe, noneho n'intambara nagiye ngirira mu murimo w'Imana, naho nako nicyo gice ngiye kubabwira. Ariko nubwo mu buhamya bwanjye bwite nabwo ndacyabuzirikana ko ngomba kububa. Reka dusenge. Mana ya nyirisi n'ijuru, muremyi w'ijuru n'isi, uhimbazwe gitare cyanjye. Ndagushimiye kuko wamenye kera ntaraba n'urusoro mu nda ya mama, wari usanzwe unzi nguko n'abari kunyumva buri wese wari umuzi. None rero data, tugushimiye ko waduhaye agakiza, amaraso yawe Kristo akaba yaratubonetseho. Ndagushimira cyane ko natwe twagize amahirwe yo kumenya izina ryawe ryera. Muri byose twe kukumenya gusa, ahubwo bibe ayo maraso yo kurokora ubugingo bwacu. Ndetse n'abagiye kunyumva batuye isi ubabashishe guhabwa izindi mbaraga. Urakoze cyane cyane abacitse intege, abasubiye inyuma ubakomeze kubw'imbabazi zawe. Urakoze Kristo Mesiya kuri kumwe natwe kubw'ubu buhamya, ko ari wewe ugiye kwikorera. Ni mu izina rya Yesu, amen. Mbere yo kwinjira mu buhamya, dusome iri jambo riboneka ahangaha mu gitabo cy'umubwiriza 12 umurongo wa 13 no 14, avuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari ikiza cyangwa ikibi. Amen. Ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Byarumviswe, ibigomba kukubwirwa byarumviswe. Ngo ni ukuri, ni indunduro, iherezo rya byose riri bugufi. Ibintu byose byarumviswe, ariko muri byose ijambo rirakubwira ngo wubahe Imana ndetse n'amategeko y'Imana. Aho ngaho ngo maze amategeko, ngo kandi ukomeze amategeko yayo, ntuyate hasi. Bene data, amategeko ni ikintu cyiza. Amategeko ni ikintu kidutandukanya n'inyamaswa. Buriya inyamaswa ziva zikagira n'ibiguruka nta mategeko bigira, ibyo byiyumvishemo nibyo bikora. Buriya leta y'isi yose ishyize hamwe bakavuga ngo dukwiye icyitwa amategeko, twahita tumera nk'inyamaswa burundu. Umugabo yahura n'umugore cyangwa umusore gutyo agakubita hasi akamusambanya, nta wagendana n'undi n'imodoka yahita amwica. Ibintu byinshi, ariko amategeko ni meza. Uretse n'Imana, amategeko adutandukanya n'inyamaswa, amategeko adutandukanya n'ibindi biremwa byose biri ku isi. Amategeko niyo atubwira abo turibo twitwa abantu. Ariyo mpamvu dusaba gukomeza n'amategeko yayo. Nuko amategeko agaragaza ubwenge. None ahangaha avuze ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, biturutse no ku mategeko. Ngo n'igihishwe cyose, ikiza ari ikiza cyangwa ikibi. Ibyo wakoze byiza nabyo bizaza mu rubanza, n'ibibi wakoze bizaza mu rubanza. Uzasobanura uko byagenze. Bene data, numereye no muri uku kuvuga ubutumwa, ngomba kubyitwaririkamo kuko nabyo bizanjyana mu rubanza. Warasuye abarwayi bizakujyana mu rubanza. Uko wadiyakonye, uko wabaye pastor umushumba, uko waririmbye ku ruhimbi, ibyo byose bizaza mu manza. Ngo n'igishwe cyose, yemwe abajya kwihisha mu mikokwe, abatinganya, abasambanyi, abo bose ibihishwe byose bizajya mu rubanza. Hari ibintu bihishwa ntube wapfa kubivumbura, ariko Imana yikabireba. Kubw'ibyo rero nagennye kubaha ubuhamya. Umunsi umwe barantumiye muri 2017,
bantumira muri paruwasi ya Rwamagana kujya kubwirizayo. Mu kubwiriza rero tugirana ibihe byiza. Hari mu kwezi kwa gatanu natumiwe n'umwarimu w'umudugudu, nuko umushumba nyumvise aravuga ati uwo muntu mumpe nimero ye dupanga ukwezi nzajyayo paruwasi yose nkayizenguruka. Noneho muri uko kwezi dupanga ko nzajya njyayo kwa gatandatu nkararayo, tukarana n'amakorari yose yo kuri uwo mudugudu. Ku cyumweru tukabwiriza bikageza nko mu masaa 6, nyuma ya saa 6 tugakora konseri, hakaba haje umuhanzi tukajya mu mavuna. Nuko Riziki rero ndagenda ari kwa gatandatu mu kwezi kwa 8, ndarayo nyine. Ku cyumweru iteraniro ritangiye, umushumba aravuga ngo nabatumiriye umushyitsi, hari n'umuhanzi kazi mbeshya yabisobanura, bita Gorete uvuga ngo uririmba ngo uzwi kundirimba ivuga ngo bakaguha ijambo paruwasi yateranye, ndumva ari we mukozi Imana bari baduhuje. Nuko ubwo rero mushumba aravuga ngo natumiye abakozi b'Imana benshi, ngo mumbabarire uyu nguyu namutumiye nzi ko agira ukuri, ngo mumbabarire n'ufite gahunda zihuta yihangana. Asobanura ko uburyo ariho n'abakozi b'Imana babeshya. Nuko arangije ati muze kumutega amatwi. Ampereza umwanya ndabwiriza. Ndangije kubwiriza mvuga n'ubutumwa Imana yampaye kubwira abitorero. Message nari mfite muri iyo minsi nazengurukanaga, habagamo n'ubutumwa buvuga inkote 5 mu itorero. Ibintu byinshi Imana yari yarantumye byose ndabisobanura. Ndangije kubivuga mpamagara bihana, ndavuga nti ntihagire ukangisha urugo ko ari umugore n'umugabo ujya kumucinya umugasambana, ntabwo urwo rugo rugihari. Ikindi, niba ari umugabo waciye inyuma waba umugore umuca inyuma kuba warasambanye ubwabyo, imbere y'Imana warasenye, usigaranye amahirwe yo kuramira ubugingo. Ubwo rero uraza wature. Nanone mvuga byinshi, ndavuga ni kandi n'abantu bavano bakavuga ngo runaka yatuye iki. Abo nibo batuma hinjiramo umwuka utari uw'abapantekote, intebe ya penetesiya, bituma abantu baturira abandi mu matwi. Kandi siko byahoze. Abantu baraturiranaga bakababarirana umuntu akatura, kandi bigahera mu rusengero. Ndavuga n'abantu nimuze mwature. Abantu baza ku bwinshi kuko ijambo nabwirije ryari ryabafashije n'ubutumwa babwumvise. Nuko abantu baje batangiye kwatura ku bwinshi n'ibyaha biteye isoni no gukuramo amada. Umushumba ararakara atuye umukobwa asenya ingo z'abeshi. Ndabona uyu muntu ari kurwanya leta. Ashatse guhaguruka aho yarari biramunanira, Imana imuzirikira mu ntebe, imwamura imbaraga n'ububasha. Nuko noneho abwira pasiteri ngo ahaguruka azanyake mikoro, abwira mwarimu w'umudugudu nawe ahagurutse biramunanira. Ngende mu murimo babwira pasiteri ngo azanyake mikoro, pasiteri aramubwira ngo reka da, ndumva afite arimo Imana. Kugenda ukamurwanya ni ngo kurwanya Imana, namwe mugende muyimwake. Barembuza umudiyakoni ngo azanyake mikoro. Umudiyakoni bamubwiye ngo azanyake mikoro, aravuga ngo rwose mushumba mu nshingano nasengewe, imirimo yose mwambwira mwanyegeka nayikora, ariko iyo kwaka bavuga butumwa mikoro ku ruhimbi ati icyo cyo sinagishobora, icyo sinagisengewe. Bamwandikira agapapuro ngo akanzanire. Noneho mpagararira aho ngeze, aho kugira ngo akanzanire arakazana agashyira mu giseke cy'amaturo. Mushumba nyine arababara biramurenga buri uko abigenza. Birangije ndangije gusengera abantu ibyo umwuka w'Imana yasabaga gukora. Mbirangije fata mikoro ndavuga ni mushumba mutanzi, mwakoze kuba mwampaye uyu mwanya mukaba mwarangiriye icyizere, Imana ibahe umugisha. Akiyifata hagurukana uburakari, yikubita urushyi mu gahanga ati ntago narinzi ko ari ukuvuga we imbere y'iteraniro ku cyumweru. Ati yaba ari narinzi ko ari ukuvuga, simba naragutumiye wa rukobwa we, nta soni. Arongera akikubita urushyi, noneho azamura ikiganza ngo nkubite urushyi.
abura imbaraga zo kumanura ukuboko, abantu bose barahaguruka, abantu iteraniro ribarijemo urusaku, bamwe batangira gusohoka bava no ku ruhimbi nk'abaririmbyi basohoka biruka. Noneho mu gutangira gusohoka umwe umwe aravuga ngo umva wa rukobwa we, ngo nkwite izina. Ngo mu bihugu by'Abarabu ngo habaye abantu bizirikaho ibisasu bakabyiturikirizaho, ngo bene abo babita ibyihebe. Ngo uraho wakihebewe, uraho wa rukobwa we, nta soni, ngo urebe ibintu ukoze. Abantu bose bari gusohoka kubera ko byari bimurenze, afata mikoro yihereza umudiyakoni ati komeza gahunda. Umudiyakoni aravuga ngo dukurikije ijambo ry'Imana twumvise n'ubutumwa umukozi Imana yashyizeho yamushyizemo akabuduha, birashoboka ko ari urutaro Imana yururukije aha hantu, ngo itugosore irebe niba twahindutse. Kubw'ibyo aravuga ati bakristo bene data mwihangane mugaruke mu iteraniro, ni ukuri twe kuneshwa, twe gupimwa ngo dutsindwe. Nuko ubwo rero wa mudiyakoni amaze kuvuga gutyo, umushumba aragaze ku muryango aba yasohotse ajya guhamagara ubuyobozi bwa leta uko yabubwiye n'Imana ikuzi. Ariko arongera aragaruka ahagarara mu muryango. Mu gihe rero bashyizeho umwanya wo gutura, mbagurutse ngo ngiye gutura umushumba ati na yawe yareke nta mafaranga yawe dukeneye. Ndamubwira nyarega si wewe nkorera, ndakorera Imana. Iyampamagaye niyo ndi gukora, humura mushumba ntago ari wewe ndi gukorera. Arongera arigendera. Birangije bavuga amatangazo. Mu gusohoka rero abakristo bari bihanganye basigaye baza kunsuza bambwira ati komereza wihangane, ibi ntibizagucogoze ngo ureke ukuri uri kutubwira. Bamwe bambwira ati araho binkuye kuko re navuze ibintu byinshi. Nuko birangiye rero mu kandi kanya ngiye kubona mbona bazanye umuyobozi wa leta, umupolisi bari bamuhamagaye. Noneho baza kunsuza n'undi mugabo ushinzwe iby'amagereza mu gice cya Kayonza. Barambwira ati ngwino muri biro tukujyane muri biro. Dusanga umushumba bari kwiyakira kuko hari concert inyuma. Umushumba mwarimu pasiteri n'undi mushyitsi na wa mukozi w'Imana w'umuhanzi bari muri biro, ari nge uri hanze n'abakirisitu. Ubwo rero ubuyobozi bwa leta bunjyanye muri biro. Umupolisi asuza umushumba aramubwira ngo mushumba mwaduhamagaye mu rwego rw'ubuyobozi bwa leta twabitabye. None uyu mushyitsi wanyu simwe mwamutumiye, ariko uwo mupolisi yari yateranyeho mu iteraniro, yari yanyumvise. Uwo mugabo wundi ushinzwe iby'amagereza nawe yari yanyumvise, we yari yateranye natwe arasoza. Nuko ubwo none aravuga ati se uyu mushyitsi simwe mwamutumiye? Umushyitsi ati yego nitwe. Aravuga ngo nta kindi nakora, reka mureke nawe abanza agira icyo afata, niba ari n'icyo kunywa abanza kinywe, ibibazo byanyu turabijyamo nyuma bimurangije kugira icyo mufata. Polisi na wa mugabo bahita bisohokera. Bagisohoka umushumba yise yivumbura reka ibyo kurya, mu gihe umudiyakoni yaraje kunkarabya na mwarimu w'umudugudu barabiretse. Umudiyakoni abandiye urwara ranosha tumva ati birye nta yacu nitwe twabihashye birye tibirye. Noneho ukurikije amasomo nahuye nayo, naciye muri puberi n'ubuzima. Hari ubuzima Imana iducishamo igira ngo nuduhura n'akaga tutazazana ibikoma yaragukamirikishije. Ndicara nirira imyaka ari imeze neza. Nuko mukurangiza asanga abagabo babiri bantegereje hanze bari banankunze. Mu gusohoka rero turakomeza muri concert aho bayiteguye. Mushumba kinkubita amaso ahamagara umugabo umwe bari bateguye uri buyiyobore, aramubwira ngo ntabwo ukiyoboye concert ndi bwiyoborere concert. Umugabo ati nta kibazo. Ubwo nyine afande nawe ati tugende. Twihagararira ku ruhande, umushumba araje bahamagaye abakristo no mu ngo abagomba kuza baraza. Nuko umushumba rero yakira bari baraho bose na babagabo turi kumwe, arabakira nge nari meze nk'udahari ntiyanyakira. Ahereza korari indirimbo ebyiri, na wa muhanzikazi bamuhereza indirimbo numva baramuhaye enye. Abwira uwo muhanzikazi witwa Gorete, aravuga ngo uraririmba
ngo nurangiza ubwirize. Ngo leta arasubiza ati reka da, rwose mushumba waba warigeze kumva aho nabwirije? Ngira impano yo kuririmba. Ibyo kubwiriza dore nguriye umuvuga butumwa. Mumuhe ijambo naho njyewe yo si impano yanjye. Umushumba ahita arakara ngo ndibwiririza, ngo nabyo ndabyikorera. Ahita akirakaye. Noneho mu gihe batangiye kuririmba, wa mupolisi araduhamagara, adushyira ku ruhande ngeyo na wa mushumba hamwe na wa mugabo, aravuga ati rero twabubashye mu rwego rw'abakozi b'Imana, twabubashye tugira ngo wenda muraza kwihuza nk'abakozi b'Imana, ariko ubwo mwananiwe kumvikana ubwanyu, ngiye gukemura ikibazo nk'intumwa ya leta. Abwira umushumba ati aka kanya ndagutegetse, hereza uyu umushyitsi ticya atahe asubire iwabo i Kigali. Umushumba yahise akora mu mufuko, akuramo inoti ya 2, ayima apfumbatije, afana akubitaho ikiganza. Akubiseho ikiganza arambwira ngo pfumbatura ndeba amafaranga guhaye. Nyamweretse ahita amubwira ngo ndagutegetse muhereza 15,000 ndi kureba. Umushumba yahise ahamagara umudiyakoni bajya kuzana 15,000. Noneho barangije afande ati ubwo utari bubwirize igiterane kirarangiye, twigendere. Ati tujye kugutegera imodoka wigendere. Turagiye no ku muhanda, haza akamodoka gasanzwe, twajya kugatega bakavuga ati hoya, ati gukurikije ko bamutesheje umutwe kuva kareti naka kamutesha umutwe. Ariko icyo gihe afande yabwiye umushumba aramubwira ati ariko munanirwa kuduhamagariza inkozi z'ibibi ziri nahirwa amagana abajura n'abandi mukaduhamagariza abantu b'Imana. Ati uyu mushyitsi uko namwitegereje uwaguha amapingu ngo yamwambike, nubwo uri umushumba wabona aho yamwambika. Umushumba ntacyo yavuze. Ubwo turagenda nyine bamerekeje imodoka yaza y'abakwasteri, twayitega afande ati hoya, ati nayo yamutesha umutwe. Haza imodoka nziza nyine ziyubashye, barayintegera afande bari uyitega. Nuko harimo abagabo 3, arababwira ngo uyu muntu mumungezereze i Kigali kandi mumubaza ibibazo byinshi. Ati baye byiza mumugeze Nyabugogo. Baramusubiza ati yego afande turahamugeza. Turaza tugeze aho bita Nyagasambu, abagabo kwihangana birabananira, barambaza ati ariko ukora iki mu karere ka Rwamagana? Nese kubera iki? Ati ho yatubwire turi abantu b'abagabo ntawe ukuvamo. Ndababwira ni ntacyo, ndetse ko ndi umukozi w'Imana. Ati burase wahanuye bingana iki byatumye afande yemera? Nuko ndavuga ni ntacyo uretse ko nababwiye ijambo ry'Imana. Abagabo ati natwe tubwira ijambo ry'Imana. Abagabo ndabaganirije ibyari biri kunzamo byose. Abagabo twageze Nyabugogo baryohewe n'ijambo ry'Imana. Ati ese utahaye ngo tuhakugeze ariko ukomeze utubwire ijambo ry'Imana. Cyoge nabaga kagugu mbakagugu. Barangeza mu rugo baravuga ati rero urumva ko twarushijeho gutuma usarara, reka tukugurira amazi. Bari banyishimiye. Nuko buri wese mbona mpaye inoti ya 5. Byari bihuje nuko nari mfite ikibazo cyo kwishyura inzu. Imana ibiragikemuye kuri ayo mafaranga. Ubwo numva ko urugamba rurangiye. Wa mushumba rero mu kwezi kwa 3 kwa 2018 umushumba baje kumwimurira mu karere ka Gatsibo. Noneho mu kwezi kwa 5 uwo mushumba wandwanyaga yaje gufatanwa Kanyanga. Abapolisi baramufata afite utubido twa Kanyanga. Baramubwira ati byo nibiko ufite pasiteri? Aravuga ati na amata. Ati nyine twereke. Ati hoya, ati nimwirirwe mugiye ngo yahakanaga. Baramubwira ati reka turebe. Bafunde basanganiza Kanyanga. Ati nturi umupasiteri? Nta kwindi yari gukora. Nuko ngayo nguko reka ngarukire hafi aho. Urumva ko mu byo napfaga n'uwo mushumba nawe yumvaga ko nawe urumva nari namukomerekeje kuri ako kabazo nyine. Urumva umuntu ucuruza Kanyanga ari umukozi w'Imana ni ikibazo. Ntabwo twari guhuza mu rusengero. Bene data ko na gace gato yako mu ntambara z'umurimo none mbabwiyeho umugani wa muhanzi ngo biracyaza ibindi, biracyahari byinshi cyane. Ndashimira Yesu ko yantabaye icyo gihe
ari no mupolisi n'abandi bakanyishimira tukagirana ibihe byiza. Gusa bamaze no kumwimura abakristo benshi bakajya bamamagara ati uzagaruke wa mushumba yaragiye. Ndavuga nti sinshaka guteza umutekano muke, ariko nkimara kumva nahamagawe na benshi ngo bamufatanye kanyanga, mbyumvana no mu bandi bayobozi, mpamagarwa n'umupolisi uwo nguwo ati wa mushumba ibuka icyo yakurwanyirizaga. Ni ibyaha byamuryaga mu mutima we. Nuko gusa muri byose Imana iravuga ngo ubwo umunsi w'urubanza ngizazana imirimo yose mu manza, yaba imyiza cyangwa imibi, igihishwe cyose kizajya habona. Urumva yari umushumba ku ruhimbi, ariko mu buryo bwo hanze acuruza ibiyobyabwenge. Urumva nitwari guhuza. Ariyo mpamvu bashumba, umushumba utarahamagawe n'Imana ntibizabatangaze ntimuzahuza n'abashumba bahamagawe n'Imana, kuko utumenyetso tw'abanyagiputa batugendana. Umuvuga butumwa utarahamagawe n'Imana wafashe Bibiliya akabyihingamo ntabwo zigera ahuza n'abavuga butumwa bazima b'abanyamuhamagaro batoranijwe n'Imana. Niyo ntambara ikomeye mu itorero. Bizasoza ari Kristo ugarutse, uretse ko byose bizajya mu manza, n'igihishwe cyose kizajya mu rubanza. Reka dusenge. Ariko mbonera kubwira abahanuzi bagira ubwoba Imana ituma nibatumike, Imana izabahembera iki? Niba Imana yaguhishuriye igihishwe, kuki utinya umushumba? Utinya pasiteri aragutwara iki? Umuntu yagutwara iki Imana itagukoyeho amaboko? Ndashimira yera ko yagiye ibana nanjye mu kugambanirwa inshuro nyinshi, mpimbirwa ibinyoma, ari umurimo w'Imana ndi kuzira. Uwiteka akamagararaho. Murakoze. Reka dusenge. Cyane cyane ndasengera abakozi b'Imana bagira ubwoba, abantu Imana ituma nimutumike. Ni ukuri nabyo bizajya mu rubanza, kandi nta juru wabona. Biravuga ngo umuhanuzi abanyabwoba bose n'abatizera umugabane w'inyanja yakumuro n'amazuku, birikavuga ngo abantu b'abanyabwoba bapfuye batageze i Yerusalemu. Mana data nyir'isi n'ijuru, yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka. Uhimbazwe kuko uri hejuru y'abakerubi n'abaserafi. Ndagushimiye kuri Imana ijya yumva gusenga. Uri Imana ikorana n'abantu badafite ubwoba, batari abanyabwoba. Uri Imana idashyigikira inkozi z'ibibi. Ndagushimiye ko utubereye maso muri byose, uturwanirira intambara ku manywa na nijoro. Komeza ushyigikira umurimo wawe, abakozi bawe hirya no hino. Naho riziki napfa, ariko n'abandi bari hirya no hino b'abanyakuru bashyigikire, kandi abafite ubwoba bamara ubwoba, bashiruka ubwoba, kuko ku munsi w'urubanza batazagira isoni n'ipfunwe zo guhamya ubuzima baciyemo, zo guhamya aho banyuze bakagira ubwoba, kugira ngo batazarimbukana n'inkozi z'ibibi. Ngaho rero abanyantege nk'ubambika imbaraga, kandi ushoboza abantu bose kwezwa no kwitegura kugaruka kwawe Mwami Yesu. Urakoze kubyumvishe, itorero ryawe urihembure, ubambika imbaraga. Ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen.